gatoya dusengana Imana. Yesu yarahabaye ageza ku rwego rwo kwambika umwambaro. Yesu yarahabaye akurinda urupfu kandi rwari rwaje. Yesu yarahabaye uva muri toroko mutari kuvamo. Yesu yarahabaye wambara umwambaro utari kuwambara. Yesu yarahabaye ubaho utari kubaho kubera Yesu. Oya ku rugamba Yesu yarahabaye. Oya hirya Yesu yarahabaye. Ibuka cyagiye urwaye amavunja urara ku buriri bwo hasi. Ibuka cyagihe iwanyu muta ariko ko yahabaye ra ko yahabaye. Nituvuga ngo kuramya Imana no kuyihimbaza ubikora cyane nta n'umuntu bikubwiye. Ubike ko kuramya Imana no guhimbaza Imana bikwegereza ibisubizo. Yes yarahabaye. Ego my dear, ntabwo ari njye nyine wibutse aho yankuye. Iyo nibutse aho wankuye Mana binyemeza yuko uzangirira neza. Iyo nibutse aho wankuye Mana binyemeza yuko uzangirira neza. Iyo nibutse aho wankuye Mana binyemeza yuko uzangirira neza. Iyo nibutse aho wankuye Mana binyemeza yuko uzangirira neza. Iyo nibutse aho wankuye Mana binyemeza yuko uzangirira neza. Iyo nibutse aho wankuye Mana binyemeza yuko uzangirira neza. Imana ibabajwe n'ikibazo kimwe, abantu bibagiwe aho Imana yabakuye. Abantu bibagiwe ibyo Imana yabakoreye. Reka nkubwire mwene data, kwibagirwa bibabaje Imana. Iyo umuntu yibagiwe abatesheje Imana agaciro. Iyo umuntu yibagiwe abasubije Yesu ku musaraba. Ntukibagirwe Imana yagukuye. Zamura ibiganza dusenge Imana. Turagushimiye Jehova, tugushimiye Adonai, tugushimiye ko twibutsa aho wadukuye. Uyu mugoroba twavuze ngo tureka tukuramye. Niyo mpamvu twatumiye abandi bene data kugira ngo baze badufashe kukuramya no kuguhimbaza. Dawidi yubatse ihema rigizwe no kuramya no guhimbaza Imana. Baramyaga 20-28. Izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Ukeneye abantu bakuramya, ukeneye abantu baguhimbaza, ukeneye abasore bakuramya, ukeneye abakobwa bakuramya, ukeneye abagabo bakuramya, ukeneye abagore bakuramya, ukeneye abaramyi, ukeneye abaramyi. Uyu mugoroba mwana reka uduhe kukuramya, uduhe kuguhimbaza, kugira ngo ubwiza bwawe bube mu mitima yacu, bube mu kazi kacu, bube mu ngo zacu, maze icyubahiro cyawe tujye tukigendana. N'utubonye atuboneho kuramya Imana. Ndagushimiye kugiye kubana natwe muri iri jambo rito ngiye kwigisha, nyuma tukakuramya tukaguhimbaza uko tuzi ko ushoboye byose. Tugukomeye amashyi twizeye izina ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Yegereza uwo muntu mwicaranye mubwire ngo icyumweru cyiza. Mubwire ngo urasa neza. Mubwire ngo urasa neza pe. Mubwire ngo kandi umugambi w'Imana kuri we ntabwo uzayoba. Mumbwirire. Mubwire ngo ntabwo Imana ikunda abantu bacika intege, Imana ikunda abanyembaraga. Mubwire ngo uri umunyembaraga mu izina rya Yesu. Asifiwe Yesu. Mubwire ngo ni wewe Dawidi wo muryango. Yumfasha kubwiriza maidia, ninjya ngubwira jyo mubwira. Mubwire ngo ni wewe Dawidi wo muryango w'iwanyu. Ngore mubwire ngo ni wowe uzica Goliyati w'iwanyu. Mubwire ngo ntabwo Imana ikeneye abantu benshi ngo ihindure umuryango wawe. Mubwire ngo Imana ikeneye wowe, Imana ikeneye wowe. Asifiwe Yesu. Oya ntabwo Imana ikoresha abantu benshi, Imana ikeneye wowe. Wowe urahagije ugarura icyubahiro cy'iwanyu. Wowe urahagije ngo uzamure idarapo ry'iwanyu. Uko mama wawe yagiye kuraguza ari umwe, niko nawe wasenga uri umwe, ibintu bigahita bitandukana. Uko warozwe n'umuntu umwe, niko nawe wasenga Imana ikakurogora. Uko iwanyu bavuze ko naho uzagera, niko wasenga Imana ikahakugeza.
kuramya Imana bitwegereza ijuru, kuramya Imana biduha Imana kuvuga. Iyo umuntu aramya Imana atekereza nk'Imana, iyo umuntu aramya Imana ajya mu birana bidasanzwe, iyo umuntu aramya Imana agatekereza ubukene, iyo umuntu aramya Imana abwo yibona hasi, iyo umuntu aramya Imana yibona hejuru. Niyo mpamvu Dawidi yaramije Imana umwiterurago yawitaho. Umugore we ngo aramwitegereza aravuga ngo dore umugabo w'ikigoryi, uramya Imana ntamenye icyo ari cyo. Aramubwira ngo umva wa mugore we uwakuye so ku nkoma akanshiraho, ntarize, ntafite adrese, ntafite icyo. Niwe ndimo kuramya, niwe ndimo kuramya. Haleluya. Dawidi niwe muntu wa mbere waramije Imana. Biravanga umwambaro. Naribashije ko kera batambaraga imikenyero, bambaraga amakanzu bagashyiraho za efodi, bakazirika imishumi. Ariko ibaza umuntu agera ku rwego rwo gutaraka, arataraka, imva ikanzu iribeyura. Umugore ngaho yarari Mikayi hejuru ngo areba umugabo we, ngavuga ngo mbega umugabo w'ikigoryi we. Reka ngubwire, nujya uramya Imana ntukarebe uwo mwazanye, kuko muri serekeye ntabwo muzamuri kumwe, kubera ko ntabwo tuzi igihe wavukiye, ariko ntabwo tuzi igihe uzapfira. Nujya uramya Imana ntukarebe abo mwazanye mu rusengero, uramya. Sinjya babwira kakaririmbo nzi akantu, ndashaka kwishima, sishaka umuntu unsakuriza. Sishaka umuntu mvangira, ndashaka kwishima. Tugerageza wishime mu nzu y'Imana, wishime ukuramya, wishime. Tukagiza mu nzu y'Imana ngo ufunge umunganya, rebo shatarabo. Iyo mu nzu y'Imana wishime, Imana ivugana nawe. Ntabwo nzi izina rye, ariko nigeze guca ahantu bari kwicuranga, numva umuntu kuva ndashaka kwishima, sishaka umuntu mvangira. Mubwire ngo ntukemere umuntu kuvangira. Haleluya. Katuganire gati ijambo ry'Imana bene da. Niturangiza twakira abasore. Mwebwe mufite amahirwe abantu guzanga. Njyewe navuti iwacu bataramya Imana, basingaga kwa padiri. Jenoside ibaye nanga Imana. Kubera iki? Ntayo bari baranyeretse. Birambira ngo toza umwana wawe inzira akiri muto, azayikuriramo. Ntabwo umwana wazamenya Imana wewe ntayo ufite. Iyo umubyeyi azi Imana n'umwana amenya Imana. None jenoside irangiye nishyiraho amadrede, mba umusitari. Burangiye natunze direde, yari zigeze hano hepfo. Nakundaga ibintu bitatu. Nakundaga ikintu bita urumogi, bita sangirene. Ngakunda kunywa inzoga yo hejuru, yaba Jenny B, John Walker na Kanyanga n'izindi. Icya gatatu nakundaga buwate. Ngewe yanabaga nibereye muri buwate, numvaga isi nyifite. Iyo nabaga maze gucoma, ntabwo nigeraga mbona ibibazo. Naje gusanga umuntu ng'urumogi na kindi kintu rumwica rumutwara ubwenge. Ariko umuntu uramya Imana agira icyerekezo, umuntu uramya Imana agira iyerekwa. Njye umunsi nakiriye Yesu umwami n'umukiza, maisha yangu ilibadilika, ubuzima bwanjye bwarahindutse. Yesu araryoha, Yesu yambika ikoti, Yesu ajya apfuna umuntu bimwira. Buriya kangubwire, uretse kadusome Bibiliya. Ndashaka twige gato kuramya Imana. Ribo shatarara. Mubwire ngo uzajya uramya nta muntu ubikubwiye. Mubwire ngo tunga umutima wo kuramya. Fata Bibiliya, Jo, twihute vuba. Reka duhere mu gitabo cyo ku Ngoma, isezerano rya kera, ibice byaho ingoma ya kabiri, ibice byaho 20, murongo wa 21 n'wa 22. Twumva icyo Imana ivuze. Ngoma ya kabiri 20, 21 na 2. Twihute cyangwa se 22 kubw'igihe dufite gitoya. Agenda soma utuntu duto. Soma 22. Reka dusome Ngoma za kabiri ibice 20 murongo wa 22. Batangiye kuririmba no guhimbaza. Batangiye
kuririmbya no guhimbaza. Uwiteka ashyiraho abo gucira igico. Mu bundi buryo bo bararirimbye barahimbaza, Imana iza ku rugamba. Muri uyu mugoroba kuririmba kwawe no kuramya kwawe birangiza urugamba. Uranyumva gasubiremo papa. Haravuga ngo batangiye kuririmba no guhimbaza. Uwiteka ashyiraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda baraneshwa. Umva ikintu Imana yakoresheje ni amajwi y'abaririmbyi. Kuririmba bitsinda urugamba. Noneho ndagira ngo unyumve neza, ugomba kuva ku rwego rwo kuririmba ukajya ku rwego rwo kuramya Imana. Kubera iki? Kuririmba n'abisi bararirimba nyine ya yindi. Hari indirimbo ya Jipoli nakundaga nayo nzi igitero niba ari refure, ariko impamvu nyizi akantu ngiye kuvuga nuko ngiye kambereye nk'ubuhanuzi. Karavuga ngo natangiye batabishaka, ngenda batabishaka. Ntabwo babyemera ariko bazabyemera, nubwo batanzi ariko bazamenya. Ubundi buryo we yarihanuriraga aravuga ngo yatangiye batabishaka. Reka ngubwire, ntabwo abantu bazemeranya nawe, ariko niba Imana yemeranya nawe we gucika intege, komeza urugendo. Bishaka batabishaka uzagerayo. Uzahura n'abantu benshi batemeranya nawe, bakubwira ngo ntajwe ugira, bakubwira ngo ntabwo wabishobora. Tubabwira ngo njyewe narenze kuririmba njya ku rwego rwo kuramya. Kubera iki? No muri dushe turaramya, no mu kazi turaramya, no mu nzira turaramya, mu modoka turaramya, mu bushomeri turaramya, mu burwayi turaramya. Haleluya, amen, haleluya. Ntabwo umuramyi akenera sente gusa, ahubwo sente iri mu buzima bwe. Ntabwo umuramyi akenera durumu gusa, ahubwo durumu ziri mu buzima bwe. Mu bundi buryo imirimo Imana yadukoreye irimo sente, irimo durumu, irimo gitari. Njyewe iyo nibutse ko Imana yanguye ku rumogi bita niyumvamo sente. Iyo nibutse ko Imana yanguye muri buwate niyumvamo gitari. Niyo mpamvu ari igihe tuzahura mu nzira ndimo ndikuramya mu mutima gusa. Ana yigeze aramya Imana mu mutima gusa. Reka ngubwire, umuramyi mwiza ava ku rwego rwo kuririmba agera ku rwego rwo kuramya Imana mu mutima we. Mubwire ngo Imana igwa amavuta yo kuramya Imana. Haleluya. Ikindi, umuramyi ntabwo aramya kubera ibimuzengurutse, ahubwo umuramyi arenga ibimuzengurutse. Iyo umuntu ari umuramyi akareba ibimuzengurutse ntabwo ashobora kuramya. Ariko umuramyi mwiza arenga situasiyo arimo, arenga ubushomeri, arenga amagambo, arenga amatiku, yarangiza akigira mu kirere cyo kuramya Imana. Impamvu abantu batagira iyerekwa, revelation, kwakira iyerekwa ry'indirimbo, ntabwo bazi kuramya, bahora mu ndirimbo z'abandi. N'umusirikare niwe ntabwo asubira inyuma. Urumva buriya mujama buriya ari ahantu yarageze, avuga ariko ngiye mbonye ubu nasubira inyuma. Atavuga ngo ngiye ninjye generali wacu. Mubwira ngo uyu munsi Imana igwa amavuta ya generali, Imana igwa amavuta ya generali. Iyo umuntu ari generali rero kuwa gatanu bazanye hano umuntu ufite abadayimoni yakubise abantu yabasazije, baramuzanye hano adocira imyenda. Turangije Christophe nguriye twari turi kumwe n'abandi bantu, nawe uriya muhungu turamusengera, tavanga mwabadayimoni mwe hano mwageze kwa generali. Noneho kadayimoni kari kamurimo bw'abadayimoni nka 70 bw'ikibungo bwa hehe bwisajije bwigize gutya bwitunaritse, turabutegeka ko turaba generali. Buhita busohoka aratuza. Imana iguha amavuta yo ku rwego rw'abajenerali. Imana iguhe kuramya. Ntabwo uranyumva neza kuko ntabwo wari wajya kwikosa. Hasa ntabwo wagiye basi no mu mafunzo y'abanyeshuri ngo wumve kuri generali biryoha. Hasifiwe Yesu.
Uzi ko mushobora kuba muri mu ishuri ringana gutya ririmo abantu nka magana ngahe, mugategereza generali gusa, yamara kuza akigera ku muryango mugahita muhaguruka. Impamvu muhaguruka nta muntu bahagurukije n'iki, hari umuntu winjiye ari mu birere. Ndagira ngo uyu munsi nugera iwanyu ibintu byicariye mama wawe bikikubona bitangire guhaguruka. Nugera iwanyu ubushomeri butangire guhaguruka, indwara tangire guhaguruka. Kubera iki? Uri muri wowe arutura umubisi. Amen. Aro imbaraga zo kuramya zase zishaka inzira, abadayimoni n'abapfumu n'abarozi bahita bavaho baratambuka. Izo nizo mbaraga bita kuramya. Umukobwa uramya Imana rero, hari Igisenyi niho mu rugo, hari dufite umukobwa baruzi kuramya Imana. Noneho twese mu ikanisa twaramukundaga. Iyo yafataga mikoro yatangira kuramya Imana, Elohim Adonai Shama, umuhaye bombo, umuhaye orbiti. Kubera iki? Yaradukururaga akadukura ahantu akadushyira ahandi hantu. Noneho abandi bakobwa basenganaga natwe bajyaga mu byaha bagakora ibintu binini. Akangubwira we yari umukobwa ukijijwe, niwe mukobwa mu ikanisa twatangiragaho urugero. Ikintu Imana yamuhembye, yamukubise umutipe w'umudokiteri. Twagiye gutaha ubukwe, bwo bwa mbere natashe ubukwe burimo Bavaria ya Citro. Mubwire ngo nuramya neza Imana izaguhemba neza. Iyo uramije neza Imana iraguhemba. Asifiwe Yesu. Amen. Reka turebe ibintu nka bingahe vuba vuba kugira ngo noneho tumenye kuramya Imana ngo ni iki. Twinjira mu kuramya Imana. Aha, Abefeso ibice 2 murongo wa 10. Ndaje mbabwira ibintu nka 5 ushobora kwandika bigaragaza umuramyi. Twinjira mu kanya ko kuramya. Abefeso ibice 2 murongo wa 10. kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mu bundi buryo kuramya Imana ni umurimo Imana yateguye kera. Uwo ari we wese agomba kuramya Imana. Kuramya Imana nibyo bintu Imana yaturemeye. Ntabwo kuramya Imana ari ukuririmba, nyumva neza. Kuramya Imana ni ugusabana n'Imana. Iyo umuntu aramya Imana aba ari mu kirere cy'ubusabane n'Imana. Iyo umuntu aramya Imana aba arimo yumva imvugo y'Imana. Abantu bandikaga ibintu bikomeye babaga bari mu kuramya, bagahishurirwa bakandika, bagahishurirwa bakandika. Iyo umuntu aramya ava ku rwego rw'isi akajya ku rwego rw'umwuka. Bundi buryo aba ari mbaramya atari hano, ari mu kirere cy'ijuru. Ashobora kukubwira amakuru avanyeyo. Kubera iki? Yari yagiye. Uzarebe hari umuntu ushobora kuza hano kuririmba, avuye mu rugo bamusohoye mu nzu agahita aza. Ibi bintu byawe Mana birakomeye, ibi bintu byawe Mana ni ibibazo gusa. None tukagira ngo ari kuramya, kumbe ibibazo azanye mu rugo ndagiye kutubwira. Kugukorera nugushira amagara, kugukorera nukwire kukibaza uyu muntu aje kuramya. No, iyo umuntu bamwirukanye mu nzu, abana birukanye ku ishuri, agera imbere y'Imana agapfukama. Fashina ngaya nje ndirimbe, mvugineza wanjiriye, mutima wanje uzuyishimwe. Umva uwo muntu bamwirukanye mu nzu. Umva uwo muntu abana bose ko ari 4 babirukanye ku ishuri. Umva uwo muntu umugabo we yari yamutikaguye mu buriri. Umva uwo muntu amaze iminsi 3 atarya. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe. Uyu muntu yarenze urwego rwo kuririmba, ahubwo yitwa umuramyi.
byakunze araramya, bitakunze araramya, bamuhaye itiki araramya, batayimuhaye araramya, yaraye mu rugo araramya, ari muri gereza araramya. Pawulo na Sila bari muri gereza ntabwo barebye ibibagose, baramije Imana. Presence y'Imana iramanuka. Kuramya birenze ibibazo ufite mayidiya. Baramije Imana, iminyururu iribwiriza. Batangiye kuramya, iminyururu iravuga ati reka tuveho, reka tuveho, reka tuveho. Iyo uramya Imana ibikugose bigenda utavuze. Presence yawe yihuye n'Imana karande ziragenda. Iyo umuntu aramya Imana, Imana iraza. Iyo hageze hari iminyururu n'imigozi itangira kukurekura. Kuramya Imana. Uwacu yararirimbye ngo ni ureba mu nda y'ingumba haka. Uriya niwe muramyi rero. Ntabwo nzi kuririmba njyewe, ariko nyine muraza kwihangana. Umva umuririmbyi, umva umuramyi. Ni ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kikunanira, urashoboye. Ni ureba mu safuriya akabona nta makaroni, ni ureba muri sitoke akabona nta muceri, ni ureba akabona bakubenze. Umva umuramyi. Ni ureba akabona banteye akadobo. Umva umuramyi. Umuramyi ava ku rwego rwo kureba ibimubabaje akajya ku rwego rwo kunezeza Imana. Iyo umuntu anesheje Imana, Imana iramunezeza. Iyo umuntu anesheje Imana, Imana iramunezeza. Wazamuye haleluya. Cyangwa nawe uri nk'ababandi, bajya baririmba ngo Mana udusubize vuba, abanzi bacu babibone, kandi numara kudusubiza tuzabereke ko twasenze. Oya kwasokoramya, kwasokoramya. Iyo ni incyuro. Ntukajye turirimbira ibikomere byawe, tuturamiriza Imana. Ntabwo dukeneye ibikomere, dukeneye presence y'Imana, presence y'Imana, presence y'Imana, presence y'Imana. Wazamuye haleluya. Iyo mpamvu dushaka kugira ngo tubahe umwana uduhuze n'ikirere. Impamvu ngo baragahamagaraga kagera kwa Sawuli kagafata gitari katangira gukaranga inanga. Dayimoni bose nibahunge Mana, kandi kavuye mu ishyamba, kandi imibu yakariye, imibu yarayikabyimbaganya. Kahagera uri Mana, 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 uri Mana. Imana tusha namanutse. Abadayimoni katugende. Kubera iki kahageze nikisanisha n'ibibazo gafite, kisanisha n'ikirere cy'umwuka. Imana iramanuka ikora ibitangaza, abadayimoni baragenda. Mubwira ngo ihanganye turamye Imana. Mubwira ngo ihangane turamye Imana. Amubwire kano kantu. Nigeze gusenga njya ku musozi, ari ifite ikibazo ndagisengera biranga, niruze ubusa biranga. Njya kwisumo, hariya kwisumo tukijya gusenga hari amazi amanukaga hejuru, njyamo biranga. Noneho ndavuga ngo ubwo hano hari abantu benshi, reka nzamuke hejuru njya hano amazi aturuka abantu batari. Njyamo nabwo njye mu mazi biranga. Ndandi ndavuga ngo ikino kibazo abantu kidakeneye amasengesho. Njikadeshi musi y'impunzi aho zabaga. Ngezeyo sinzi kuririmba, ariko nagiye mu mwuka ndirimbira Imana, ndaririmba mu kigoyi cy'iwacu. Ndakivuga ko ikigoyi bye ayiwe dusa we Imana we ayimana we ayima. Noneho kano kaguru kanje kabamo tije, ndavuga ngo nakano kaguru kanje karimo tije. Imana ikareba ngiye kugakoresha, ndangije Imana we ayimana we ayimana we. Noneho ndarihimbaza, ndananirwa. Numva hejuru aho nari ndyamye, numva akanyoni karaje, inyoni y'ishandi.
nakanyoni kameze ukuntu kaba karaje ukaze mu giti karambwira kahita kavuga wahimbasha nakobonye itahire wumvise ishandi ni inyoni mwebwe ntago muri mubuza ntago muza amanyoni ishandi yitwa gute isandi nyine ndi kuvuga mu kigoyi cy'iwacu ariko se mwebwe ninjya kuvuga mu kiwanyu harigenda byica kamvuga mu kigoyi cya hari igisenyi ishandi ngo nduza we noneho nawe uraza guhita ubicurungura ubishyira mu kiwanyu amen ndangije akanyoni karaza wahimbaje nakubonye itahire ndabikemuye taragera Kigali urambona taragera Kigali urambona ndavuga ngo hanga hasi lakini ikintu ntegereje njya ko tanzamuka mu ishyamba njya handi ku muhanda ndamanuka no ku muhanda maneze imodoka ivuye ibyumba ngeze Nyabugogo bango Nyabugogo hehe hari umumama ndasengeye ajya muri mission hanze arangije ntanifite ka telefone kitwa Merci Chérie kacere noneho nomero yanjye yarahindutse noneho nawe kubera ubukire arayibagirwa reka ngubwire iyo uramye Imana abakwibagiwe barakwibuka iyo uramye Imana irakuvuganira ngo ngere Nyabugogo rero kumbe yaje guhaha imbuto nawe ahageze ajya no muri saro kwisukisha uwamusukaga yabaga Nyabugogo aramusuka we baramutinza we ajya muri casque we barabitwika we baramutinza nanjye ndikuza bamutinza nanjye ndikuza nahageze bamushuhuje hari ibintu bigiye gusohoka kubera kuramya wazamuye haleluya narahageze rero mvuye muri ya modoka nyine noneho numva umutima urambwiye ngo ninzamukire haruguru hamwe hajya ku isoko handi zisohokera ndavuga noneho ubwo nta mafaranga mfite ya moto wabagenda n'amaguru acuma urugendo ari mfite 500 aho ndagera hasengisi ndategeraho igisubizo wowe jya ushakamo igisubizo umuramyi ni kamera mba ndasohotse noneho ngisohoka nawe abavuye haruguru mu etage aho basukira ari gukata ngo tugere muri za feruje zandi zizamuka ku Muhima nanjye ariho ngeze ubwo rero ndi kwambuka ndi kujya kuri kote yo hirya noneho kano kaguru kanje kubera ukuntu nyine abantu bakazi ndi kugenda aranyitegereza wese mutumishira niko banyitaga ntara pasiteri wese mutumishi abavuje amahoni none avugije amahoni ndirukanga kugira ngo atangoka ndiruka arangije ngo pepe ntabwo we ngeze hakurya numva cyayavuze uyu muntu uko navuye mu muhanda ubu koko mvika dash binangurikirane kumbe ni ibisubizo biri kungurikirana ni ibisubizo biri kushaka ni ibisubizo biri kumbaririza ni ibisubizo biri kungubitira amahoni wazamuye haleluya abamanuye ikirahuri yari yambaye rinete zitukura iyo umuntu byasobanutse ajyambara rinete rinete bingana gutya noneho abahamagaye mutomeshi umuntu wambaye rinete zingana kuri ako tutaziranyira mba nditabye karame tiwamenye tiwapi injiramo vuba ndavuga nta kibazo Kigali se nta muntu wanshimutira Kigali nta n'umugore washimuta umugabo ndeta ninjira tuba twarazamutse tujya kuri Okapi araparika reka nguha amakuru cyagiye ukimanurira ndahise bicamo umutima ativuga vuba ari kugere ku ngingo arambwira ati se twasangira umutima ati nta kibazo tuba tugiye kuri Serena yitwaga Intercontinental umva nagiye muri Intercontinental ngo byuko nari nambaye wagira isoni nari nambaye nk'umusazi hari igihe bakurebera mu shusho abantu batazi wowe ntuzirebere mu shusho ufite none ishusho yawe ntiragaragara
komeza uramye Imana. Ishusho yawe ntabwo yari yahishurwa. Komeza uramye Imana. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwaca mu gitondo impundu ze. Twagaze Telekontinentali arambwira ati Mutemishi icara utuze turamba ndariye. Arangije ati ndumva twagura n'imyenda, ndabona ukuntu umeze, ndumva twagura n'imyenda. Abanguriye imyenda, abangubise ku ifaranga. Hari umutipe twabonaga w'umupasiteri yari yarambwiye ngo ubwo butayu wagiye nzareba icyo uzavanayo. Noneho twari dufite inzu tuyirima amezi 4. Noneho uko twayibagamo turi babiri, iyo umwe yagendaga undi yasigaraga ari ingwate. Umwe yagenda undi agasigara ari ingwate. Nyir'inzu yavuze ngo ningana ugasanga mwese mwagiye nzabamerera nabi. Ashyiraho umusekirite kubera ko yari ya vice mayor. Abantu bakaducunga. Umugore yambariye ifaranga akongeraho, mutima ukanunga atongeraho, akongeraho bivuye mu guhi bitangira mu rugo. Ndamuhamagara ati allo uri he? Indi hano Sonatube. Ngwino mu rugo tujye kwishyura inzu. Nahimbashe byaciyemo bitamanuka Sahara tujya kwa nyir'inzu mu barori za 5 shasha. Arambira ngo uvuye kuzimu, uvuye he? Ndambira ngo mvuye guhimbaza Imana. Mvuye guhimbaza Imana. Nusenga bikanga, ukagura byose bikanga, watanga ituro bikanga, yuhimbaza. Ubwiye Yesu ngo ndaguhimbaje, ibisigaye ni wowe. Reka ngubwire ngo guhimbaza bifungura ikirere. Guhimbaza bikuvana ku rwego tagushyira ku rundi rwego. Urahari ngo duhimbaze? Kadusembikire cyangizwe vuba kugira ngo duhimbaze Imana minota isigaye. Ihute Jo. Oh my God. Ibyayishuwe 5:8. Amaze kwenda icyo gitabo, komeza vumve. Bya bizima 4 n'ababakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. 9 haravuga ngo nuko baririmba indirimbo nshya. Nuko baririmba guherejo kuwa mbere. Ndashaka gusenga Imana iguha indirimbo nshya. Indirimbo nshya ni akazi gashya. Indirimbo nshya ni fiance mushasha. Indirimbo nshya ni ikintu gishya. Imana iguha indirimbo nshya. Promotion nshasha. Imana iguha indirimbo nshya. Komeza dusoze. Ni wowe iyi niyo ndirimbo baririmbaga. Ego. Bararimba bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo. Yego. No kumena ibimenyetso bigifatanije. Yego. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose, no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Yego. Ku 10 haravuga ngo ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Mu bundi buryo wowe uri umutambyi, uri n'umwami. Kandi hehe mu isi. Mu mbere ikiganza mubwire ngo uyu munsi uri umutambyi ndetse n'umwami. Mubwire ngo ntukagenda nk'umuntu uri gusubira inyuma, jya ugenda nk'umuntu uri kugenda. Hari umuntu muhora ari kugenda, wamureba yakureba akora ngo ari gusubira inyuma. Kubera iki? Nta cyizere yifitiye. Bamubwira ngo ye muso utararongora ngo wapi Imana ngo ibintu byaranze. Mu gihe uvuga ngo byaranze namusibizemera. Ahubwo jya umubwira ngo ntabwo byanze, ndacyategereje umukobwa uvuye Harvard. Wa mukobwa niba kubaza ngo 22 ko yarenze, ndacyategereje umusore uvuye Harvard. Ugira igisubizo ubwira umwanzi wawe uri kukujinyura. Uri umutambyi. Noneho reka vuga ibintu 5. Vava nihute. Vuga ibintu 5 byerekana umuramyi. Ningira amahirwe wenda urabyumva, ningira n'umugisha urabyandika. Ikintu cya mbere cyerekana umuramyi. Mwahura nijoro, mwahura ku manywa, umutima we wawuzuye amagambo yo kuramya Imana. Ndabisubiramo. Cyo nicyo cya mbere. Umuramyi ahava akagera
iyo umuntu amaze kuba umuramyi wamukangura, mwahura avuye muri dushe, mwahura Nyabugogo, umutima we uba wuzuye amagambo aramya Imana. Mu bundi buryo muri we ntabwo uzamusangana amagambo atuka Imana ye, ntabwo uzamusangana amagambo atuka itorero, ntabwo uzamusangana amagambo atuka umushumba, ntabwo uzamusangana amagambo ahakana Imana. Buri teka ryose umusangana amagambo arimo guhamya Imana. Icya kabiri cyerekana umuramyi, buri munsi every day agira udushya. Umusangana udushya tuvuye mu kirere cyo kuramya Imana. Mu bundi buryo ushobora guhura nawe yambaye karuvati ku ikoboyi, bamubaza ati se byagenze gute ko wambaye karuvati ku ikoboyi n'umupira? Ndimo ndaramya Imana. Uwa mwahura ari mu nzira ati se ko mbona ugenda wishimye cyane? Ndimo ndaramya Imana. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu, asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Ubuzima bufite kuramya Imana buzana udushya. Udushya mu barokore turakenewe, udushya mu banyamasengesho turakenewe, udushya mu baramyi turakenewe. Sifa kwa Mungu. Mumbwire ngo kuno kwezi kwa gatandatu kubera kuramya kwawe Imana iguha akantu gashyashya, Imana iguha akantu gashya, indirimbo sha. Asifiwe Yesu. Icya gatatu nihuta kikwereka kura umuntu uramya Imana uzamubyigwa n'iki? Iki cyo kirakomeye. Iyo mubajije ngo bimeze biti akubwira ko bigenda, nta mufi kubwira ngo ntibigenda, kubera ko arabizi ko rubine amazi yabura none ejo akaboneka, amazi isoko yafungwa none ejo Imana ikayifungura. Ahora ameze gutya, biragenda. Arabizi ko muri we harimo imigezi idudubiza, harimo imigezi y'imigisha, harimo imigezi y'amahoro, harimo imigezi y'ubuzima, harimo imigezi y'amayerekwa. Ihora idudubiza. Imana ikumpera imigezi idudubiza mu buzima bwawe. Iyo urafite imigezi muri widudubiza ntabwo agorana. Sifa kwa Mungu. Ntuzongere kuvuga ngo ntabwo bigenda. Iyo uvuze ko bitagenda, Satani umuhaye umwanya. Iyo uvuze ko bitagenda, abadayimoni biwanyu bahaye iki? Umwanya. Iyo uvuze ko bitagenda, Satani abonye aho yicara. Ariko mu izina rya Yesu twebwe biragenda. Twebwe bigize gute? Mumbwire ngo icyo utabonye ejo uzakibona. Mumbwirire, mubwire ngo icyo utabonye kuno kwezi kwa gatanu, ku kwezi kwa gatandatu uzakibona. Asifiwe Yesu. Cyakane kimeze gike, umuramye ahora doko Imana ihora imuvugiramo. Umuramyi mwiza, umuntu ugeze ku rwego rwo kuramya neza, Imana ihora imuvugiramo. Noneho ntabwo imuvugiramo bari gucuranga, nta nibwo imuvugiramo ari gusimbuka, no mu nzira imuvugiramo, atwaye n'imodoka imuvugiramo, ari muri kampani imuvugiramo, kubera ko umutima atunze ni uwa Kristo Yesu. Atunze umutima udafite agahinda. Imana izakurinda umukobwa w'inzobe ariko ufite agahinda. Niba hari ikintu nanga umukobwa w'inzobe ufite agahinda. Ntabwo inzobe ibikiri inzobe, ahubwo mu nzobe hazamo imitsi. Ugasanga umukobwa ni inzobe ariko afite imitsi y'icyatsi kubera icyo afite ibibazo. Uko bizacamo? Oya, iyo umukobwa w'inzobe aramya Imana nta mitsi uzamubonana. Iyo umukobwa w'igikara aramya Imana rero, buri umukobwa w'igikara utazi kuramya ahora yijimye. Abari sasta za nijoro. Niyo umuporopoje kumwambika impeta, ubwo nawe uraje rero. N'ejo niko bambeshe. Ikibazo siwe ari sasta za nijoro. Repetisiyo ntabwo azi, soroti ntabwo azi. Uwo mukobwa aravunana kubera iki? Yanze guca. Haleluya. Ariko umukobwa w'igikara ufite kuramya Imana niyo asetse gusa bavuga ngo hano hari umugeni. Kubera iki? Ubwiza bw'Imana bora bumumanukaho,
bumumanukaho. Niyo afite 32 ubwira ngo afite 18. Asifiwe Yesu. Rero nk'umuntu w'urubyiruko ntugahore wijimye kandi uzikandi uramye iki Imana. Sifa kwa Mungu. Agahora yijimye. Niyo mpamvu nabo abantu bose barwaye za pressure uko ahera kuwa mbere arakaye paka kundi wa mbere. Rimwe na rimwe asaka bimutunguye kandi niyo asetse asaka uri guhigima cyangwa uri guseka ngo byihorere ta byihore wa mu telefone ati ko nagukunze byihorere. Kubera iki ibikomere byaragiye biramufata kuramya Imana kuburaho kujya. Ariko iyo umuntu aramya Imana ibikomere biragenda. Umutima uramya Imana wirukana ibikomere. Umutima uramya Imana wirukana karande. Umutima uramya Imana ukwikonekita n'ikirere cy'umwuka. Umukobwa utaramya Imana ntugapfe kumujyana, yazakubera danje. Cyaba ari igisasu witwariye. Niyo uguze inyama z'inkoko ntabwo abibona, ariko umudamu uzi kuramya Imana niyo wazana indoryi azikaranga ni muri habaye subishimi ejo tuzajya inkoko. Nta wa wundi utazi kuramya ateka ari kuvuga uru rugo niba nzarushobora simbizi. Uwo nta muramyi urimo, uwo nta muramyi urimo. Wazamuye haleluya. Cya gatanu kikwereka umuramyi mwiza mwiza mwiza. Iyo ageze ahantu bataramya ahasiga kuramya. Ntabwo munyumvise. Umuramyi mwiza iyo ahuye n'umusore utazi kuramya amusigamo kuramya. Umuramyi mwiza iyo ageze aho bitagenda asiga bigenda. Kamabwira ubu nibwo nemeye ko Robert ari umuramyi. Ubundi ntabwo nabyemeraga, nzi ko ari umuririmbyi, ariko ubambwiye ngo ni umuramyi nabyemera. Kubera iki? Yabatumiye kandi ntabwo mbazi. Ariko kuba mwaje nta bindi bintu mwadusabye, namwe muri abaramyi. Bari abantu bose bataje badafite impamvu ntabwo ari abaramyi n'abaririmbyi. Mwebwe muri abaramyi, kuko umuramyi abashaka ko Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu agaragara, Yesu yamamara, abashaka ko Yesu afata icyo kirere. Umuramyi abashaka ko ahageze abantu batarakizwa bahita bakizwa. Ubundi buryo amavuta ari kuri we afata abapagani. Niba nta muntu wari wakizwa kubera wowe ntabwo wari waba umuramyi. Reka ndekeraho kugira ngo tube umwanya wo kuramya. Ni ukuri ndagusabye no muri kampani ukoramo yanebe wicaraho izunguruka tuyizungurutsa iramye Imana. Ariko nutangira gufata tutura dufaranga bari kuguha kwadukubita abakobwa ngo nuko utangiye kubona shana akazi kawe karamye Imana, diplome yawe iramye Imana, icyongereza cyawe kiramye Imana, vewiti yawe iramye Imana, Range Rover yawe iramye Imana, Barabasi yanjye igiye kuza nayo izagiramye Imana. Ni ukuri kw'Imana. Njyewe nabwiye Imana ngo iyi Barabasi ikigera i Kigali umuntu wese uzajya ukora ubukwe adafite mwaje nkimukubita mushyiramo na frutaki. Nta mukobwa uzongera kugenda na Karina umfashe gusenga gusa nyideduwane vuba ubundi nkwereke ukora ubukwe umamagara pastor none kwa twemereye ya Barabasi muyifate ikomeze iramye iki Imana. Amashuri yawe aramye iki Imana, kazi kawe karamye iki, icyongereza cyawe cyiza kiramye iki, igifaransa cyawe cyiza kiramye iki. Kabambire kano kantu soze nagiye kubwiriza ku itorero ryiza byari rifite nk'abakristo 1000. Ngezeyo sanga aba protokole 4 n'abakobwa barebare bambaye inkweto ndende beza baseka nk'inyambo zo mu Mutara. Tewe we bakobwa bazi gutanga keya. Ndavuga ngo aba nabaramye. Imodoka yangashisha nkiri yapfa muri parikingi mbona umwe araje, mukozi w'Imana karibu
anje imbere nareba ukuntu ari mwiza bwatuye n'umuramye kabisa. Tugeze haruguru ampereza undi nawe mwiza w'igishongore. Nabajije bishop turangije abakobwa beza wabakuye. Arambwira ngo hano harimo kuramya no guhimbaza, azaje kureba amavuta ari hano yo kuramya akamugumana. Mumbabarire tuze kuramya aba bakobwa beza bari mu tubari bazi. Sifa kwa Mungu. Ndagira ngo ngusigiremo iki kintu. Ntukemere ko ahantu ugeze uhava utavuze Yesu. Wa mukristo we, wa murokorewe, wa muririmbyiwe, ahantu hose uzajya ukandagira jya uhaseguramije. Noneho ngwibutse ko n'imirimo myiza ari ukuramya. Kuvuga neza se wowe himuna gusohoje ndunshingeho ntabwo ari umuramyi. Aro nari nibesha nemero kafu n'umuheto nukajya unyobera ntabwo ari umuramyi. Mwiriwe hano twiriwe ubusa ntabwo ari umuramyi. Ye muso yego wabimenye uri umuramyi kabisa. Umusore niso ntabwo ari umuramyi. Mu bundi buryo muri we afite amagambo y'ibikomere gusa, ariko umuntu yari umuramyi n'ibimusohokamo biramya Imana, ibyo avuga biramya Imana. Sifa kwa Mungu. Nigeze tuzi umukobwa ahantu Imana yarambwiye ngo avuye gusambana, afite n'ikariso mu isakoshi. Iyo yajyanye yayihinduye. Murebye mbona ni mwiza. Imana yambwiye ngo avuye gusambana, bamahanga 20. Numva namukubita amavuta yo kuramya. Mbandagiye raho neza ahita nsekera. Kumba azingwagize iki umukiriye. Ndamubwira ati ye mukobwa umeze neza ati cyane. Abakobwa basambana bazi gutereka amaso mu kuramya. Ariko we wamurokorewe nawe jya uyabebeza uramye. Cyo gikara cyawe kiramisha Imana, iyo nzobe yawe yuramisha Imana, shaka make up karamisha Imana. Ego muhaguruke senge ngaho muhaguruke. Iyi saha yose kuva saa 11 kugeza saa 12 turaba turamya Imana. Zamura ibiganza vango ndiyemeje ngiye kuramya Imana. Asifiwe Yesu. Harakaho nari nibagiye kuvuga, iyo udatanga amaturo ntabwo buramya Imana. Umurokore utazi gutanga icyacumi ntabwo ari umuramyi. Umurokore utazi gutura ntabwo ari umuramyi, cyakora ni umuririmbyi. Asifiwe. Ugasanga umuntu Imana imuhaye umugisha ariko naze kuza kuramisha iki, mubwire ngo jya uramya Imana no mu byawe. Zamura ibiganza vango mwami Yesu ndiyemeje ngiye kuba umuramyi, aho ntuye, aho nkorera, aho nashatse ngiye kuzana impinduka. Uyu mugoroba amavuta yo kuramya aze mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Kadutanga amaturo n'icyacumi mbahesha umugisha. Twakira Robert atwakirira itsinda turamya Imana. Tubikore vuba vuba. Kode ni 40 79.